umuntu ugukunda by'ukuri mubana nk'abashakanye iyo mumaze igihe mudatera akabariro ntabwo akurakarira, nta nubwo yihutira kugutunga urutoki akwereka ko ari wowe kibazo, nta nubwo yirukanyira kujya gushaka biriya bintu hanze kuko aba abizi neza ko nta mahoro bizamuhereza, nta nubwo ari isoko y'umunezero mu buryo burambye, aba abizi neza ko nta kintu azabona hariya hanze for free, ahubwo akoresha izo mbaraga asubiza ibyiwe ku murongo. Bene uwo muntu ntabwo yigira umwere, arakwegera akakubwira ati sheri, kera ko twabikoraga bigakunda ubu biri gupfira he? Ashaka uruhare rwe n'igisubizo muri icyo kibazo. Presence y'Imana, ukubaho kw'Imana bimubashisha kunesha, akabasha gutandukanya irari ndetse n'urukundo, akibuka ko atigeze akunda igice cy'umubiri wawe ahubwo ko ari wowe yakunze muri rusange. Nubasha guhishura ibi ngibi nibyo bizaguhereza ukubaho uriho iryoshye, kuko uko nguko niko kubaho umuntu ariho. A méditer, échanger.